byari biri kuri iyi mihanda. Urugero tugiye kwifashisha muri iyi nkuru n'urw'umugabo wo mu karere ka Ngororero wabeshye ko ubugabo bwe bwazimiye. Avuga icyabugabo niba bwaragiye. Niba uri umunyamakuru ntiwamukuramo imyenda cyangwa ubugire gute. Ariko mugiye mwibanga wasanga ari muzima ibyo mvuze ngiye mpagaza. Tereka mbabwize ko nta muntu uri hano uri kutwumviriza turabavanga. Ni ukuri kw'Imana kurongora ntabwo. God have mercy upon us. Kasongo mbona wewe. Kina kuna bashumu. Songa libara. Ako wowe uyu nguyu kuki yarigize umwana nzovu. Uzi impamvu abantu bagabanya imyaka ni abantu baba bararushye ariko abantu babayeho neza bize bakabona akazi kahita kugira ngo njye nyigabanye nayo njya kugira ngo nzabone pasiyo hakiri kare. Aho wowe yaka mbwira nk'ikigano uyugirana na nzovu iyo muri babiri muri mwenyine ariko mutasumye ku gacupa kiba kimeze gutyo. Tuba dufite agahinda noneho n'amafaranga dufite nta cupa twasomye nta n'umwe uri kuvugisha undi tuba tuvugana agahinda gateye ubwoba. Ubona se ngo bariyakana kanyembya bari mu nzira imira cyabasohora mu Irimo gushya. Shaka nkwereke kuko ubuzima bukomeye turimo hano hanze akenshi mba ndi kumwe na Yaka. Kanyombya ni umukire yibera mu Kiyovu. Yibera mu Kiyovu imbere y'Imana. Ariko Yaka dushobora kwana amajoro bakaba dukubitira hamwe. Yewe amabati yaragutera kera abaturage baracyari Tukaba twasangira iryo rindazi rimwe ukaryama nakoramo Yaka. kwanza so ashaka nyoko yarinjije bizarahu zibyara injiji zibeshatu ubwo si uri igiki uri cyo ntazi naso sinamuzi nicyo. ubu se ahangaha nta kuntu wakwigenzara. Ibi bintu bikora abahaza havuda tomati yera mbona we. God have mercy upon us. Tukirabona nyuma y'uko ngo Jackie arekuwe aba banyamakuru bakorera kuri iyi mihanda bamaze gutabwa muri yo. Kuri ubu ngubu ibyo baregwa ntiturabimenya neza. Mwaribeshye cyane. Hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe bantu banjye dukunda mu Canada ngo n'intara ya Kangahe. Ibyo ni byo bantu bagene ku bantu banjye. Hari responsibility ufite ku baturage yuko utagomba kwikwirakwiza uriya mwanda wose ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka kumva yagiye kuri space. Mbona wewe mobali nangaye. Ubwiza bwawe nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care. Niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye by'umwihariko harimo niyo utasanga handizwi nka Permanent Brazilian Extension ushobora guteraho ukamesamo kubishaka ugakora retushe buri mezi 3 yewe wanadefrize utayikuyeho wajyana no koga muri piscine. Si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian Human Hair, perike za Human Hair 100%, hot comb, waxed sticks, ioni steam, amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagereranywa. Ahubwo di uzi ko yazanye n'amasakoshi meza na za maneke we. Dukorera Igikondo Merezi ya kabiri winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132. Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Hagataho n'ibyishimo kuri aba bantu. Ku munsi w'ejo hashize nibwo mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi riherereye i Gishari mu karere ka Rwamagana habereye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abaofisiye bato 635
aho bari bamaze umwaka urengaho amezi make bahugurwa. Byari ibirori bidasanzwe agashya noneho, dore ko ejo wari n'umunsi wahariwe mwarimu. Tugiye kubona abana batoya baserutse nabo muri ubu buryo. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, akarasisi kari imbere yanyu kari mu masibo 3 kagizwe n'abanyeshuri 320 biga mu mashuri abanza. Munyemera gutangiza akarasisi kari bwereka mu ngendo yose. Nitwa Mutoni Ange, umuyobozi wa akarasisi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, mushyitsi mukuru, aka karasisi dushoje kubereka twagatorejwe mu ishuri rya polisi training gishari, twanangukiye ibindi byinshi birimo gukura igihugu no kugikorera. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, dukunda cyane perezida wa repubulika y'u Rwanda waduhaye igihugu cyiza n'amashuri hafi, kandi twiteguye kugikora no kugiteza imbere kuko ari twe Rwanda rw'ejo. Ndasanga umunyemenzi wa karasisi mu kibuga. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, tukiraho kandi na bucura bwa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda witwa Brian Kagame nawe yamaze kwinjira mu gisirikare. Mungu bamumpe zakoresha n'iryo ayijo zakoresha uyenda ngo ni icyo nabo ngiye yuba yabahagaze mama na bose abasumba rero niyo tuberanye ito. Abenshi mwabonye aya mafoto yasoje amasomo ye mu ishuri rya gisirikare rya Royal Sandhurst Military Academy riherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni naryo shuri mukuru we Captain Ian Kagame nawe yasorejemo amasomo ya gisirikare mu 2022. Tugarutse inyuma gato muri weekend ishize harya Wasiri nakubonye bakuvana muri iki gikarito, byari byagenze bite? Nari nateguye ko ndibuze kwinjira mu kintu cy'ikibox giteye ubwoba meze nka gift y'abareyo. Kigeze hariya namuhoranye yaraje arahagera ati iki kintu kiri mu nde namaze kukigeramo ndani ataho hano hari mu nde ati iki kintu ni igiki ko tumenyere stade Amahoro itekanye ituje hano hari monde abantu baraho baradagadwa mu gace ati kwanza mwe mwigireyo
ati ngomba kwireberamo mu gihe nicaye ndimo ndamedita mvuga ni ibintu byifashe bite nagiye kubona mu nicama barafanda ndi hejuru ambwira ati we uri mu bice kutwanduriza ariko uretse n'ibyo nabonye unashukana iyi godiyo ziri kunuka ariko koko bya bindi utabasha Lahira na Muhammad ndazumvise wajya muri samaki ya bose wagira ngo ni samaki biciye mu nduza muri Burera mwitumye ibitego muri stade Amahoro kapiteni genda ubatsinda eko bimeze yewe amabati yaraguteragiye kera abaturage baracyaye yatageterwa ngayo kumva wamwe imisi yo kumva kugira ngo mvemo nyine ni byacamo yazura abakinyi bakura ko nyine iyo uri mu kibuga nyine yabari intambara se ugomba guhatana ni inshuti yanjye ko mu kibuga nafuse bukibuba burimo nabwo ko Claude ubwe yanyigira ngira ngo wirinde turagukeneye muri cyane atakuvuna ase uyu munsi none byageze gute baba bapfa rero ndabona ari isoko ryaremye abasazi cy'abasazi baremye isoko ryaremye abasazi baremye isoko umusazi yaremye isoko yanabivuze nka entertainment Claude nabyavuze ibyo bivuze nka entertainment ko nari nzi ko nimba muri press conference areta kurikira so ntiyabasha kuza muri press conference na Claude nyuma twaravuganye mubwira uko bimeze so ubwanjye ndumva cyane bari kubikomeza bitari ngombwa kuko abantu bandika amataito menshi atandukanye ariko ku giti cyanjye ndumva football entertainment kandi turabakeba umusazi yaremye isoko amabapa sabaretse nk'ibyo reka tujyane gake ntabwo tujyane twaza reka tujyane hano tujyana peti God have mercy upon us ubwo rero iyo bavuze wanti warye bijumba nanjye bijumba ko muri bijumba toka we waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemerera kujya muri kaminuza igisubizo ni Wisdom Academy tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza career guidance tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788275224 Wisdom Academy. Wow, the future is now. yewe hagataho muri iyi weekend twinjiyemo nta yindi ndirimbo iri kuririmbwa mu gihugu cyacu uretse kubera iki rero ni umunezero ku banyarwanda nyuma y'uko haraye habaye ibirori byo gutanga ibihembo ku bakinnyi bitwaye neza mu mukino wo gusiganwa ku modoka byari byabanjirijwe n'inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa mu modoka ku isi aho n'umukuru w'igihugu yumvikanye agira ati I'm happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting Formula One Grand Prix. A big thank you to Stefano Domenicali and the entire team at Formula One for the good progress in our discussions so far. I assure you that we are approaching this opportunity with the seriousness and commitment which it deserves. hagati aho kandi ng'amasaha yamaze guhinduka ngo ubungubu ni ukuzajya dukesha muri wikendi madamu Munyamaku
ubu ko abakirisitu twese dufite amakuru y'uko mariya ari bubyare ariko tukaba twibaza ngo aravukira he. Oya kana Yezu karavukira mu kabari. Umusazi yaremye isoko. Mama papa. Saba reka nkivugire Reka tujyane gake gake. Ntabwo tujyane twaza. Reka tujyane gake. Hano tujyana peti. None ko afunguye tubari insengero zifunze aho tuba turi niho kari buvuke. Uzi kutazakizwa. Ndi umuhanzi w'umu businessman. I'm a motherfucker businessman. Ibintu byose ngewe iyo ndirimbye ijwi ryanjye ndishyira hariya nkavuga ni muryubahe. Nagiye muri Adibi mbere kuba mu Rwanda Adibi ngewe ijwi ryanjye n'ibihangano byanjye navuga ni ibi ni ibyanjye. Ariko ajyana ako yabeshya abantu. Ikibazo yabeshya abantu ngo safi yamuze nabi. Hako wundi uraji bro. Ushobora kuba waririmbye angahe? Njyewe iyo umpamagaye nko mu bukwe mu anniversaire akenshi ntabwo njya munsi y'ibihumbi 500. Akaboneka se? Uri kunyumva? Ndumva ari impumuro ya byinshi. Eregani nuko muri iki cyumweru kaba karabaye sasa. Nagiye ko naravuze ni imihana nawe utazavugisha. None se abanyamakuru b'umwuga namwe mutangiye kumera nk'abayutubazira. Madamu munyamakuru tubwire biriya ni ibitekerezo yatanze nk'uko abyumva, ni ibitekerezo cyangwa yabivuze nk'umuyobozi wa RMC? Ubwo Sabe abagize gutya aratunguranye abazanya aya majwi. Nta nkuru ze hano navuze mwese mugahaguruka mukantera mu gace ibiti n'amabuye ngo umuntu byarangiye bite. Ayo mafaranga muziki yakoze. Mu gace bakagarura umuntu ngo yarakiza ameze neza, mwamubonye yarakize. Yakize. Akora he? Kubihe bitaro. Abyazamo. Ko ari muganga mwiza wabyazaga ari nacyo cyari cyatumye abagore n'isi n'ubutaka twese duhaguruka. Ese yari penikira buraya niwe. Ararwaye ararembye n'umuntu wacu koko turabibona. Ariko hari umuntu wamufasha hano kugira ngo yibe bara. Biriya bintu. Sasa. Kuki? Patagarutse se ngo akomeza avuga ko adakomeza kumuzana buri munsi ngo turebe aho bigeze. Haryo guri marayika wowe. Menya Sabiyusi byaragiye biramukoroga mu bwonko biramuzengereza maze ati Scovia unzi neza ntabwo nari kwicara kuri kamera ngo njye kuvuga ibi bintu rwose. Ndakubaha cyambere nk'umubyeyi nkubaha nk'umunyamakuru w'indwanyi w'umunyamwuga ukora neza ibintu bye. Inkuru yanjye itanzeho urugero. Kandi mu by'ukuri ntabwo berekanye verisiyo nshya. Kandi jewe nerekanye kanimba rwaye ntitaye ku makimbirane yarafitanye n'umugore bashakanye hambere kuko ntabwo aricyo nari ngamije. Ntabwo nari ngamije kwerekana ko hari umugore batandukanye, hari inzu bagurishije, hari ibiki umuntu ararwaye. Tujye tugira umutima umuntu ararwaye. Ni nko kubona umuntu ashonje, umuntu arimo aranogoka kubera inzara, abanza kujya kwibaza ngo ese hano yahageze ate. Umuntu urabona ko arimo arasinkinga, umuntu arimo ararohama akeneye akaboko kawe kugira ngo umuvane umutabare. Umuribaza ngo umuntu mubonye mu mazi hagati arimo ararohama, umuribaza ukuntu yagezemo, mutabare ibindi mu birebe nyuma. Naratabaye. Ubuse turebera ukuri kwandi. Ntabwo nkeka ko Scovia akaba n'umuyobozi wa RMC yavuga kiriya cyane adafite ibimenyetso. Nta kibazo nabigaragaza. Urumva ukuntu umuntu ari umugome. Umuntu utega imbeba akayitega agakoco atitaye ku bana yarije guhahira, atitaye wenda niba iyo mbeba yari FML ko hari igihe imbeba ibirera abana ari yonyine nta mugabo ifite, atitaye niba iyo mbeba yari umupfakazi akayica. Abana bagategereza ko mama ari butahe, bagategereza ko mama ari buzane cyo kurya bagaheba. Kumbi mama yishwe n'umuntu. Umuntu n'umuntu. Uburana umufiyemeri. Ndi umufiyemeri. Nawe niba wibana ufite umwana utabana n'umugore uri umufiye boy.
ubwo boy bivuga iki? umuhungu umugabo byose ni kimwe. Fiye bikavuga iki? Igitsina gore umugore. Bigeze ku muhungu bite? Bikagera ku muhungu bite? Byose byuzuzanyije. none se ubu tugarutse kuri ya nkuru Sabe nyuma yo gusubiza madamu umunyamakuru nkaba mbona yararyumyeho niriye jambo wakongeraho? Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu Nyagasani akunda ni umuntu uri mu kazi ashishikaye kandi akerekejeho umutima, naho umuntu uzana umunwa mu bintu by'abandi aba afite ikibazo n'ubukene butazigera bushira kuri we. kubera iki uhisemo kumuhabiza ku gahanga? ni ukugira ngo amaso ge gahumuke. Ibyo ni ibyaranze iki cyumweru dusoje. Mbibutsa ngo mba namanukanye na Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe umunsi, like, share na comment. Ewe mugire weekend nziza.